tubahaye ikaze mwese abakunzi bacu ndetse abari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga. Turabashimira abaguma kubana natwe mudukorera subscribe ndetse munadusharinga. Imana ijye ibahera umugisha kandi namwe ijye ibashyigikira mu byo mukora bya buri munsi ndetse n'inkunga muduha yo kudushyigikira. Imana ibahereza umugisha. Ubu rero tugiye gucuranga indirimbo yitwa Muhoza. Ni indirimbo ya Karahanyuze yakunzwe cyane, twayibahatiyemo rero nk'abakunzi bacu kugira ngo tuyibacurangire muyumve.
turabashimiye rero uburyo mubana natwe, kandi inkunga yanyu niyo gukora subscribe ndetse mukanadusharinga, mukanakora ku kazogera, ndetse ibitekerezo byanyu birakeneye kandi turabashimira uko mubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Tubifurije ibihe byiza aho muri hose, Imana ijye ibaha umugisha, kandi amahoro Imana itanga niyo tubifurije. Ibisigaye amahoro abe muri mwebwe. Iyo yari Muhoza wandutiye abandi, niko umuhanzi yaririmbye, natwe rero twarimo tuyibacurangira. Imana ibahe umugisha.